ntabwo bisobanuye ko ibyo ngibyo Apotre Yongwe akubwiye buri buke biba cyangwa se ejo bizaba cyangwa ejo bundi bizaba. Ese Apotre Yongwe ni umuhanga bingana iki kugeza aho ahanurira umubare munini w'abakristo akabaka ibitambo by'ubuhanuzi bwe cyangwa se amaturo y'umurengera kugira aho bibyara icyaha bikamuviramo gufungwa? Ese n'ubujiji bw'abakristo ntabwo ayo mafaranga yose cyangwa se ayo maturo yose aje ari Yongwe uzayatwara gusa, ahubwo n'idini muri rusange naryo rizagira inyungu zishingiye kuri bya bindi Apotre Yongwe cyangwa se n'undi mupasiteri wese runaka yinjije bivuye muri ayo maturo yitangishije abantu bakayatanga. Garax TV. Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize no kumererwa neza mwese aho muri hatandukanye muba muri kutwumva, bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese ndabasuhuje kandi nanabahaye ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Tuzere ko mwese rero muri amahoro. Hari abameze neza ariko nanone hari n'abandi batameze neza. Mwese reka mbabwire ngo Imana ibabe hafi. Uyu munsi turi ku cyumweru, ejo tuzaba twatangiye ikindi cyumweru, twatangiye icyumweru gishya, turi mu kwezi kwa 10. Reka mwese rero nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane. Kebrice Umugwaneza, imfura y'u Rwanda, yo niyo mazina yanjye. Banje ngo tubane mu makuru abagiye atandukanye, ariko uyu munsi ugiye kunyemerera tugaruke n'ubundi kuri Apotre Yongwe. Hari ibintu bishya twumvise, hari amakuru mashya twumvise, ariyo mpamvu tugiye kuganira ku ngingo 3 cyangwa 4 kugira ngo dusobanukirwe ibintu byinshi bitandukanye kuri iyi kese ya Yongwe ndetse n'izindi zigiye kuyikurikira nk'uko twakomeje kugenda tubyumva. Turaza kuganira kuri point 3 cyangwa se 4 bitewe n'igihe dufite. Point ya mbere, ese Apotre Yongwe ni umuhanga bingana iki kugeza aho ahanurira umubare munini w'abakristo akabaka ibitambo by'ubuhanuzi bwe cyangwa se amaturo y'umurengera kugira aho bibyara icyaha bikamuviramo gufungwa? Ese n'ubujiji bw'abakristo? Ese nuko umubare munini w'abantu bafite ubwoba bw'ahazaza habo bigatuma ari byo bibatera gutanga ayo mafaranga nakwita y'umurengera cyangwa se ayo maturo y'umurengera? Iyo ni point ya mbere tugiye kuganiraho, dusesengurane turebe neza ukuntu ibintu bimeze. Igitekerezo cyawe nawe ushobora kugishyira muri comment cyangwa se inyunganizi, hanyuma ibintu tukarushaho kubyumva neza. Point ya kabiri, ese amatorero n'amadini avugwamo abangaba bitwa nyine abesikoro bakoresha ubu buriganya bwo kwambura abantu, yo yakora iki kugira ngo ahagarike ibingibi? Ubuyobozi cyangwa se abafite aya madini mu nshingano bo bakora iki mu kurengera rubanda rwamburwa umunsi ku wundi amafaranga y'umurengera? Iyo ni point ya kabiri tuganiraho hano mu kiganiro cyacu. Point ya gatatu, mu nsengero nyinshi habarwamo amaturo menshi, rimwe na rimwe akanaremerera abayasabwa. Ese ni abanyamadini cyangwa se abakristo b'injiji bemera ibingibi kugeza ku rwego batanga amafaranga y'umurengera bikazavamo n'icyaha gituma abayabatse bafungwa? Ibi nibyo navuga ko tugiye kuganiraho, dusesengurane tumenye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ntujye kure rero, izi nizo ngingo 3 navuga ko tugiye kuganiraho kugira ngo tumenye ibintu byinshi cyane. Mwese rero mbahaye ikaze kuri Star Galaxy TV, mwijya kure kugira ngo tumenye ibintu byinshi bitandukanye kuri izi ngingo maze kuba nkubwira. Garax TV.
Alright, nuko rero iyo ukurikiranye neza amateka ya Apotre Yongwe nk'uko nawe abyivugira, akubwira ko Apotre Yongwe ni umuntu wakuriye mu buzima nawe ubwe yita bubi, dore ko n'ubusanzwe yibaga, ariko twe ntabwo aribyo turi bushingireho ahangaha kuri ino ngingo ya Apotre Yongwe, ahubwo icyo tugiye kwibaza, ese ibi Apotre Yongwe yavuga guti njyewe nibyo nkiri mutoya, nibyo byamukurikiranye kugeza ubu ngubu, bikaba ari nabyo bitumye Apotre Yongwe uyu munsi afunzwe. Ku ngingo ya mbere nambabwiye ngo tugiye kwibaza, ese Apotre Yongwe ni umuhanga bingana iki kugezaho ahanurira abakristo benshi akabaka amaturo y'umurengera, bigatuma binavamo icyaha gituma afungwa. Uyu mugabo Apotre Yongwe nk'uko nakomeje kugenda mbona abantu benshi babivuga, bavuga uti Apotre Yongwe uri muto waribaga, ukuze nabwo urabikoze, kuko buriya ni ubujura, ariko ubujura bwakorewe mu rusengero. Hepfo twarimo twibaza, ese ni ubujiji bw'abakristo? Aho ngaho niho ruzingiye. Nimba uri umukristo ukaba ubibona neza ko Apotre Yongwe arakubwiye uti ushaka visa, tambuka uture ituro yuko iyo visa uyibonye. Ejo burakeye ya visa watuye ituro yuko uyibonye ntabwo uyibonye, uhise uzamura saga nyine yuko utabonye ya visa wabwiwe Yongwe yakubwiye. Ese ikibazo ni Yongwe cyangwa ikibazo ni wowe? Hari aho numvise bavuga uti Apotre Yongwe nibyo ashobora kuba yarakoresheje iyo system yo gushaka amafaranga muri ubwo buryo, ariko akaba yarabahanuriye uko nguko, ababwira guti tambuka uture ituro kubera ko iyo visa washakaga urayibonye, cyangwa se uwo mugabo washakaga uramubonye. Ntabwo bisobanuye ko ibyo ngibyo Apotre Yongwe akubwiye buri buke biba, cyangwa se ejo bizaba, cyangwa ejo bundi bizaba. Niyo mpamvu usanga abakristo benshi batanze amafaranga nibyo kubera ubuhanuzi bahanuriwe, ariko nyuma bagasubira inyuma bakavuga uti inyamara wa mupasiteri yaratwibye, ariya mafaranga twamuhaye yapfuye ubusa, n'ubujura yaratwibye. Niyo mpamvu twibazaga, ese ni ubuhanga bw'abahanuzi? Abahanuzi nibo bafite ubuhanga buhambaye bwo kuza bagashaka amafaranga, bakashaka bakoresheje nyine ubwo buhanuzi bwabo. Inyamara ijambo ry'Imana rivuga ngo buri wese atungwe n'umurimo akora, bigatuma duhita twibaza nimba Yongwe koko yaka amaturo akoresheje system y'ubuhanuzi nk'ubu ngubu, abo yahanuriye ejo bakabona ntibibaye, ejo bundi bakabona ntibibaye, bagatangira nyine kuvuga ibintu byinshi bitandukanye, sibyo? Ese Yongwe kuko nguko nari nkubwiye ijambo rivuga ngo buri wese umurimo akora aba ari umutunga, ntabwo kuba ari ukwishakira nyine ibimutunga kubera ko ari wo murimo akora. Urumva abakristo benshi ahangaha bashyiraho akadomo. Ese umubare munini w'abantu ntabwo baba batinya ahazaza habo, bikaba ari byo bituma bemera gutanga aya mafaranga kubera ko bahanuriwe ibigiye kubabaho? Abantu benshi ugerageje kureba no kumva abantu wenda mukoresha social media, muri bugende munabyumva ahandi hatandukanye, pasiteri araguhanuriye iti bigiye kugenda uko nguko, washatse visa warayibuze, ushaka kujya muri Amerika, tambuka uture yuko muri Amerika ugiye kujyayo. Twibuke neza, ntabwo akubwiye ngo muri Amerika uzajyayo ejo cyangwa se iyo visa uzayibona ejo. Ushobora kubibona mwaka utaha cyangwa se mu myaka izaza.
icyo gihe mu gihe cya gihe cyawe kitaragera niho uzasanga nyine abenshi bari kuvuga uti ese bya bindi pasiteri yambwiye ko ngiye kubona viza nkaba ntayibonye, ubu si ubujura yakoraga? Arakubwiye uti hari ibintu ugiye gukora impanuka, tambuka uture ituro y'uko iyo mpanuka ikuweho. Amafaranga kwatse, nimba kwatse amafaranga menshi wowe uri kubona ko ntayo ufite, ariko mu rwego kubera ko ntayo ufite urayashakishije kubera ko utinya hazaza, utinya iyo mpanuka wazahura nayo igatwara ubuzima bwawe. Icyo gihe hari abantu nabo nyine bari kubifata ko ari ugutinya ahazaza. Ese koko dutinya ahazaza ku rwego kugezaho bishobora gutuma dutanga amafaranga y'umurengera mu rwego rwo kugira ngo twitegurire ahazaza neza, hatazatubera ibintu bishobora kuba byatwara ubuzima bwacu? Ku ngingo ya kabiri nambabwiye ngo ese amatorero n'amadini abarirwamo abo bambuzi cyangwa se abo besikoro nka Apotre Yongwe nk'uko dukomeje kugenda tubyumva, yakora iki kugira ngo ahagarike ibi ngibi? Iyo ugerageje gukubita icyumvirizo neza ukumva ukuntu ibintu bimeze, cyangwa se n'amadini abarizwamo abo besikoro cyangwa se abo bapasiteri bakora uyu murimo nyine mu nyungu zabo, mu by'ukuri dutekereze neza, abiyita abakozi b'Imana benshi bari muri ibi ngibi cyangwa se n'abahanuzi, abenshi usanga ari ibi ngibi bibatunze, ariko nanone bikagirira n'umumaro namwe mu madini babarizwamo. Kubera ko uyu Apotre Yongwe naramuka aje akavuga uti, cyangwa se wenda uwo munsi wo ku cyumweru yaturishije yitangishije abantu batanze amafaranga menshi, byumvikane ko n'idini rizabigiramo inyungu. Ntabwo ayo mafaranga yose cyangwa se ayo maturo yose aje ari Yongwe uzayatwara gusa, ahubwo n'idini muri rusange naryo rizagira inyungu zishingiye kuri bya bindi Apotre Yongwe cyangwa se n'undi mupasiteri wese runaka yinjije bivuye muri ayo maturo yitangishije abantu bakayatanga. Icyo rero ngewe mbona amatorero n'amadini yakora kuri ibi ngibi kugira ngo wenda bibe byahagarara, abenshi nakomeje kugenda mbona kuri social media abantu bavuga uti amadini ntacyo yakora kubera ko n'ubusanzwe nabo babigiramo uruhare, banabifitemo inyungu, kubera ko ayo mafaranga wayitangishije abantu bose bakayatanga bakayazana, ntabwo ari uyatwara gusa, ni ukuvuga ngo hari ayatwara andi agasigarana idini. Uri kumva? Njyewe icyo mbona ni uko ubuyobozi bw'amadini cyangwa se amatorero n'amadini muri rusange, ibi ngibi aramutse atabihagaritse hakiri kare, ubuyobozi bugatangira kubyinjiramo, ni hahandi usanga nyine havuye ikibazo. Nk'ubu nimba Apotre Yongwe afunzwe, ni icyuho ku idini yasengeragamo, ni icyuho ku bakristo bamukundaga. Hari abantu bajyaga gusenga kuko bagiye kumva Apotre Yongwe, bakunda ukuntu abwiriza, mbese bamukunda muri rusange. Urumva ni igihombo kuri bo. Uyu munsi ntabwo twizeye neza ko Apotre Yongwe ibi ngibi ashinjwa bitazamuhama, akaba yafungwa hagati y'iyo myaka 2 ndetse n'imyaka 3, ndetse akanahanishwa gutanga ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ndetse na miliyoni 5. Urumva ntabwo ari amafaranga makeya. Birashoboka ko uyu Yongwe iki cyaha cyazamuhama. Mu nsengero nyinshi habamwo amaturo menshi, rimwe na rimwe abayasabwa akaba menshi, akaba ari amaturo y'umurengera afite buremereye kuruta ubushobozi bw'abayasabwa. Gusa nubwo aya maturo twavuga ko uyu munsi aba ari hejuru ugereranyije n'abayasabwa, ariyo mpamvu usanga abantu benshi ku mpande zitandukanye bagaragaza ko hari abatazajya gusenga kubera umurengera w'amaturo basabwa, kubera ko pasiteri ntabwo wanurira
akakubwira ngo ngwino utange ituro ry'ishimwe cyangwa se n'ibigiye kuba, kubera ubwinshi bwayo ugasanga hari abatagiye kubera iyo mpamvu, kubera ko batinye amaturo, kubera ko batinye ibyo bintu byose, bafite impamvu, bagaragaza impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Ese abanyamadini n'abakristo bakwa aya maturo bakayatanga ariko bagera hanze bakagenda bijujuta, bo ni injiji? Kubera iki byose birangira bibera mu rusengero ariko inyamara finally bikazarangira bigeze hanze, tugatangira natwe kubyumva basa nkaho babigarukaho, bisa nkaho ari ibintu ubona byabaremereye ku rwabo ruhande. Bimeze bite kuri abo ngabo? Insengero nyinshi, niyo mpamvu nari nkubwiye ngo habamwo amaturo menshi, rimwe na rimwe akaremerera abayasabwa, ugasanga ari naho bikomoka cyangwa se bituruka ku kuba abo ngabo bayasabwa ahanini usanga bavuga ko ari menshi. Twabibonye ko aya maturo agirira umumaro pasiteri wayasabwe, wabwirije nyine abantu benshi, bakayatura, akanagirira umumaro amadini muri rusange. Twibuke neza Apotre Yongwe, kimwe mu byaha akurikiranweho nicyo gukoresha uburiganya, ugatwara utuntu twundi ukoresheje uburiganya. Twatangiye twibaza ngo ese Apotre Yongwe ni umuhanga bingana iki kugezaho abwiriza agatwara utuntu tw'abandi nyine akoresheje ubwo buriganya, nk'uko Ribu yatangaje ko aricyo cyaha akurikiranweho. Ese niwe mupasiteri wenyine ukoresha iyi system, cyangwa nuko ari we mupasiteri wafashwe? Ni byinshi rero twibazaga ahangaha, ni byinshi twibazaga, ngira ngo abantu benshi mba mbona bakomeje kugenda nyine babivugaho, bakomoza kuri Apotre Yongwe, abenshi bavuga uti nyamara Apotre Yongwe nubwo atize, ni umuhanga ku rwego rwo hejuru, kugezaho abo ngabo bize umubare munini ari nabo baza gutanga amaturo, bagatanga amaturo menshi, barangiza bakaba ari nabo bafata feri ya mbere yo kujya kuvuga ko amaturo bakwa ari menshi. Ese ko bivugwa ko abapasiteri ibi bintu babigize nka business mu rusengero, ugasanga nyine buri munsi ko basenze ni business, bisa nkaho ari business bari gukora mu rwego rwo kugira ngo babone amafaranga. Twibuke neza nk'uko Yongwe yigeze kubivuga, aravuga uti njyewe ntunzwe n'amaturo, kuva ku rukweto nambaye ni amaturo, ipantaro ni amaturo, ishati ni amaturo, buri kimwe cyose ni amaturo. Yongwe ibyo ngibyo barabivuze, ngira ngo mwarabyumvise ko hari umuhanuzi wavuze uti Yongwe nutihana isi igiye kukubona, isi igiye kukwanika. Uwo muhanuzi barabivuze, biranasohora, ibyo biba birabaye. Amaze kubivuga, Yongwe nibwo nyuma y'igihe yatawe muri yombi, uyu munsi arafunzwe. Afunzwe kubera icyo cyaha cy'iki cy'uburiganya bwo kwiba umuntu nyine ukoresheje ubwo buhanga. Nari mbabwiye uti Yongwe, hari abantu benshi nakomeje kugenda mbona bavuga ati uyu Apotre Yongwe ni umuhanga ku rwego ruhambaye, nubwo abantu benshi bavuga uti ntago yize. Nabo bize baraza bakaba ari bo bafata iya mbere mu gutura ayo maturo menshi, amaturo y'umurengera, ariko bakaba ari bo nanone bagera hanze bakavuga uti Yongwe nubwo twatuye ari amaturo waratwibye. Reka dusoze ikiganiro cyacu twibaza duti ese Yongwe niwe kibazo cyangwa se abakristo nibo kibazo? Ibi mbivuze kubera ko umubare munini wa babakristo nibo batura nyine amaturo nakwita y'umurengera, barangiza bagera hanze bakaba aribo binubira umubare cyangwa se ingano n'igiciro kiri hejuru cy'amaturo menshi batuye. Ese Yongwe ni umuhanga kubarusha? Ese ko bivugwa ko Yongwe atize, inyamara abo bize bakaba aribo baza gutura amaturo y'umurengera?
ari yongwe n'abo bakristo, injiji ninde muri abo ngabo? Ese ninde muhanga muri bo? Ese hakorwa iki ngo ibyo bisa nk'ibyabaye business mu rusengero rw'Imana bihagarare? Nyitaka Bruce Umugwaneza, imfura y'u Rwanda, ninjye twabanye muri iki kiganiro. Ufite uko ubyumva nawe, ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi yawe, kora subscribe, hanyuma tujye tubana buri munsi hano kuri Star Galwax TV, menye ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye.